kandi bamugisha rwose kwakira kandi turabasuje mwese kuko arashize igihe tutabonana nubwo nyine rimwe na rimwe dukunze guhurira ku murongo ariko kuganira ijambo ry'Imana arashize igihe rero tubaje gushima Imana kuko ikomeje kuturinda twese aho turi atandukanye. Ikindi nanone ndashima Imana kuko nari bivuze kuko yongeye kumbonera umwanya mwiza kuganira ijambo ryayo. Mu nyigisho z'ubushize zose naganiraga gusa kuri teme nabaga nahawe n'abayobozi bacu, kandi izo nyigisho zose zari zihuriye ku buryo bwo gukorera Imana mu butunzi bwacu, cyangwa se uburyo bwo gukoresha ubutunzi bwacu, amafaranga yacu, umurimo w'Imana no gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ndetse nageze naho ntekereza ko wenda abantu bazageraho bakandambirwa kubera ko burya amafaranga ni ikintu kigoye cyane. Gukomeza kubwira abantu ngo mutange amafaranga ntibiba byoroshye. Rero ariko n'inyigisho kandi n'inyigisho akenshi zitaryohera amatwi kuko ziba wa mugani zivuga ibintu bitoroshye gukora, ariko kandi ku bantu bamaze gusobanukirwa ko ubutunzi bufite akamaro n'ubwo twashoye mu bwami bw'Imana, bakasobanukirwa ko aribwo tuzasanga mu ijuru, biraborohera gukora. Isashimwe cyane. Amen. Rero inyigisho z'uyu munsi zitandukanye n'iza mbere kubera ko nta teme yihariye bampaye yo kuganiraho. Natekereje ko twaganira uyu munsi twaganira ku ijambo rivuga kurindwa n'Imana. Bakimara kumbwira ko nzaganira ijambo ry'Imana mu buriya Bibiliya yuzuyeho amagambo menshi meza, nasenze Imana kugira ngo menye icyerekezo cy'icyo tuzaganira. Numva umutima anyemeza ko tuzaganira ku ijambo ryo kurindwa n'Imana, cyane cyane ko muri bino bihe turimo ari ibihe bigoye, ari ibihe by'intambara turimo nyinshi. Ntekereje ukuntu Imana igenda uturinda, numva ko aricyo twaganiraho. Imana yacu iradukunda cyane kandi ni nyembabazi. Iturinda mu ntambara zitandukanye duhura nazo, zaba intambara zo mu mwuka ndetse n'intambara zo mu buryo busanzwe zigaragara hanze. Intambara dufite muri kino gihe ni nyinshi. Imana iturinda mu ngo zacu, ikaturinda mu nzira nyinshi zitandukanye, ikaturinda mu bihe by'intambara nk'uko narivuze, ikaturinda mu gihe cy'inzara, ikaturinda mu bihe byo gushyirwa mu kato, no mu bihe byo gufungirwa amayira yose, haba amayira yo ku butaka n'amayira yo mu kirere. Imana ikomeza no kuturinda mu bitero byo ku butaka no mu bitero byo mu kirere, ibitero by'indege n'ibitero bya za drone nk'uko twese turi kubyumva. Imana ikomeza kutubera umurinzi. Nubwo mbivuze mu ncamake kandi nihuta, ariko ibyo ni ibintu biduhangayishije imitima, ariko kubera ko twizeye Imana kandi tuyisenga kandi tuzi ko iyo tuyisenze yumva, dukuka umutima tumenya ko Imana ni umurinzi wacu. Rero mbere yuko dusoma ibyanditswe byera bike muri byinshi dushobora kuvuga bijyanye n'uburinzi bw'Imana, bagira ngo mbabwire kuko mu mwanya muto dufite tuza kuganira ku kurindwa n'Imana mu buryo bubiri, hanyuma tuze kurangiza tuvuga ibanga ryo kurindwa n'Imana. Mbese turaganira mu bice nka bitatu. Igice cya mbere turavuga kurindwa n'Imana mu ntambara zo mu mwuka no mu buryo bwihariye. Ubwa kabiri, uburyo bwa kabiri turaganira kurindwa n'Imana mu ntambara zigaragara no mu buryo rusange. Hanyuma nanone turaza kuvuga mu ncamake ibanga ryo kurindwa n'Imana. Ni munyemerere rero tubanze dusome ibyanditswe byera bike,
hanyuma tubone kuganira. Turasoma mu Baefeso 6:12, aho twari gusomaho ni henshi cyane, ariko kubera gucunga umwanya nashatse ko dusoma hake ahandi wenda turagenda tuhavuga uko tugenda tuganira. Turasoma Efeso 6:12, turasoma umurongo umwe gusa, guhera haruguru kuri 10, ariko reka dusome uwo wonyine wa 12. Aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Bishatse kutwereka intambara zo mu mwuka duhura nazo, kuko ni nyinshi, kandi ngo dukirana n'abatware bo mu kirere bafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Izo nizo ntambara duhoramo za buri munsi, kandi buri wese ntawe udahura nazo, kandi ntabwo zikangwa ko urugero waba uriho urwo ari rwo rwose rwo mu mwuka, ntawe izi ntambara zo mu mwuka zitageraho. Reka nanone dusome muri Yeremiya 1:1 ku murongo wa 18 no ku murongo wa 19. Dusoma hagufi gusa. Yeremiya 1 umurongo wa 18 ukageza kuri 19. Aravuga ngo kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa. Igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho n'abaturage baho. 19 akavuga ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo kurokore, niko Uwiteka avuga. Aho reka nsubiramo ku murongo wa 19, niyo cyane nashatse kuvuga ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Hanyuma Yesaya 54:17, Yesaya 54:17 aravuga ngo ariko nta ntwaro baturiye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka tube duhagarariye aho ngaho gusoma, uganire buke kuri aya magambo dusomye, kuko twavuze ko turaganira mu bice bitatu. Icya mbere ni ukurindwa n'Imana mu ntambara zo mu mwuka no mu buryo bwihariye. Mu buzima bwa gikristo duhura n'intambara nyinshi z'imyuka mibi ya Satani n'abadayimoni. Izo ntambara rero ziza mu buryo butandukanye kuri buri wese. Nari mvuze mbere kuko ntabwo zikangwa n'ikigero cy'umwuka waba urimo. Ntawe udahura n'intambara. Nimba Satani yarashoboye kugerageza umwami Yesu, nta bana b'abantu adashobora kugerageza. Ntawe udahura n'ikigeragezo none. Izo ntambara rero ni nyinshi. Zishobora kuba intambara zo mu mwuka zihangana na kamere ya kera, nk'uko Pawulo yahuguye Abagalatiya hariya kuri 5 kuri 16 kugeza kuri 17, aho yavuze ngo muyoborwe n'umwuka, ngo kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ngo kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka nawe yifuza ibyo kamere yanga. Ngo kuko ibyo birahabanye. Ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Izi ntambara tugira zo mu mwuka, twemeye Imana nk'umwami n'umukiza wacu, twemeye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, duhora mu ntambara yo kurwanya kamere zacu za kera, dushaka ukuntu twazivamo kugira ngo tubone ijuru. Satani n'abadayimoni nabo
bakaturwanya nabo bashaka ukuntu batubuza ijuru. Intambara yo mu mwuka rero tuyihoramo iteka ryose. Yego. Kandi niyo mpamvu buri mukristo wese aba ashaka gukora ibyiza, ariko rimwe na rimwe ukasanga bakoze amakosa cyangwa se bakoze ibitari byiza kubera kuko kamere ikidutsikamiye. Tuba dukora imbaraga zose kugira ngo tuyirwanye. Yego. Satani nayo agahaguruka kugira ngo atuneshe. Yego. Nicyo gituma rimwe na rimwe usanga twakoze ibyo tutakagombye gukora, ariko muri byose Imana iraturwanirira. Amen. Imana ikaturinda mu ntambara nyinshi zo mu mwuka. Yego. Intambara zindi zo mu mwuka zishobora kuba ziva ku ndwara zikomeye, zishobora kuba intambara zo mu muryango hagati y'umugabo n'umugore. Yego. Zishobora kuba intambara zo kubura urubyaro. Abafite abana nabo ugasanga tugize intambara z'abana, imyitwarire mibi. Hari umubyeyi wigeze gusenga mu kanya igihe bari kwasenga yabivuze, numva rwose avuga ibi. Yego. Muri iki gihe hari imiryango myinshi ifite ibibazo bikomeye by'abana. Yego. Kandi aho ni ku migabane yose y'inosi. Abana bacu, urubyiruko rwacu muri kino gihe rugenda rufata imico mibi y'ahandi. Yego. Ugasanga bitwaye nabi. Yego. Bitwara nabi, ugasanga Satani bayobereza mu biyobyabwenge no mu zindi ngeso za kamere y'umwijima. Ugasanga bitwara uko bitari. Ugasanga ababyeyi barahangayitse. Yego. Niyo mpamvu rero Satani aturwanya cyane mu by'umwuka. Yego. Ndetse no mu buzima bwacu busanzwe. Ariko nanone dusanga dufite ihumure ry'Imana, aho ritubwira ngo abari mu kuboko kw'Imana nta mwanzi wabasha kubavunuramo. Nubwo Satani adutera turwanya cyane, Yego. ariko Yesu twizeye aza turwanirira. Amen. Mu mbaraga zacu twenyine ntabwo twashobora kunesha intambara zo mu mwuka ndetse n'izindi ntambara zose Satani tugabaho. Ntabwo twashobora kuzinesha no kuzirinda. Yego. Ahubwo nk'uko Pawulo yabivuze hariya mu Bafilipi 4:13, yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umva imbaraga. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu Kristo niwe mugaba mukuru uje uturwanirira kandi akadutsindira ibitero bya Satani n'abadayimoni, ibyo batugabaho buri munsi. Ndetse mu ntambara zacu bwite zigaragara ndetse n'izitagaragara, Yego. izo duhura nazo buri munsi, iyo dusenze Imana iraziturinda kandi ikazituneshereza. Yego. Niyo mpamvu rero intambara z'umwuka duhura nazo ni nyinshi, ariko muri zo zose umwami Yesu araziturinda kandi akaturwanirira. Wibuke ko turimo turavuga kurindwa n'Imana. Yego. Imana muri izi ntambara zo mu mwuka duhura nazo, Imana iraturinda. Niyo mpamvu dukomereza mu mwuka wayo, niyo mpamvu dukomereza mu Kristo, ugasanga tugira n'amaherezo meza. Yego. Ariko tutisunze Imana byagorana kugira ngo tuzitsindire twenyine. Twihuse rero reka turije ku gice cya kabiri. Yego. Kivuga kurindwa n'Imana mu ntambara zigaragara. Bene data, turimo turavuga kurindwa n'Imana mu ntambara zigaragara z'uyu mubiri. Yego. Cyangwa se z'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ngira ngo ni mu mubwiriza hazavuga ngo nta kiriho kitigeze kubaho. Nta gishya wabona muri ino si. Ntacyo. Habe n'izi ntambara turimo duhura nazo uyu munsi, Yego. hari ahandi zigeze kubaho ku bakurambere bacu ba mbere. Yego. Haruguru hariya twasomye muri Yeremiya, iyo usomye icyo gice cyose cya mbere uhereye ku murongo wa 14, atwereka ko muri icyo gihe mu gihe cy'Abisiraheli, ngo atwereka ukuntu ngo
hari imiryango n'amoko n'amahanga y'ikasikasi imana yahagurukije kurwanya abayuda b'i Yerusalemu. yego Icyo gihe amahanga menshi n'imiryango menshi yahagurutse kugira ngo barwanye abayuda. Bahagurutse kubarwanya kugira ngo babarimbure, yego ariko kubera ko bari bafite ihumure ry'Imana ntabwo bakutse umutima. Biringiye Imana yari yabasezeranije kuko itazabasiga, itazabahana ngo barimbuke. yego Uko byari bimeze icyo gihe rero muri Yerusalemu, niko bimeze n'ubu no muri kino gihe cyacu. Amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi byadukoraniyeho kugira ngo baturimbure, kugira ngo badukure muri gakondo yacu. yego Ariko kugeza ubu ngubu iracyarinzwe, ndetse turizera Imana kuko n'ahasenyutse hazongera kubakwa, yego atari ukubera imbaraga zacu, ahubwo ari ukubera imbaraga z'Imana, ari ukubera kurinda kw'Imana, yego kuko ari ukubera isezerano ry'Imana dufite. Kandi ijambo ry'Imana zatubwira ngo Imana izirinda isezerano ryayo imyaka myinshi amaherezo ikarisohoza. yego Hariya mu gutegeka kwa kabiri 31 kuri 6 kugeza ku 8, Mose ari hafi guhamagarwa n'Imana. Atwereka ukuntu Mose yahamagaye Yosuwa, yego amubwirira imbere y'Abisirayeli bose, aramubwira ati ukomere ushikame, kuko uzajana abantu mu gihugu cy'Uwiteka yabasezeranyije, igihugu Uwiteka yasezeranyije basekuruza igakibaha, ngo nawe uzakibaheshemo gakondo. Mose arababwira ati mukomere mushikame, ntimubatinye, yego ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakuja imbere. Ubwo yabwiraga Yosuwa ngo ntizagusiga kandi ntizaguhana. yego Natwe dufite ihumure ry'Imana kuko Imana yacu ntabwo izadusiga, yego ntabwo izaduhana, ntabwo izadutererana. Hari isezerano ryayo dufite yavuze, kandi amaherezo izarisohoza. yego Rero bene data, nimureke mu ntambara zacu zose duhura nazo, zaba izo mu mwuka cyangwa se iz'umuntu ku giti cye, zaba intambara z'imiryango, zaba intambara z'amoko n'amahanga, izidutera zose mureke dushyire Imana imbere, yego kuko niyo yonyine ishobora kuziturinda no kuturwanirira mu gihe cyose. Hariya twasomye muri Yesaya 64:17, haduhaye ihumure riva ku Mana. Hatubwiye ngo nta ntwaro bacuriye kurwanya izagira icyo igutwara, yego ngo kandi nta rurimi rwose ruzahagurukira kukuburanya ruzagutsinda. Bene data, mu by'ukuri indimi zahagurutse kuturwanya no kutuburanya ni nyinshi. yego Twirirwa twumva amagambo bavuga atuburanya, aturwanya, ni menshi. Amagambo adukomeretsa cyane, yego ni amagambo aba ateye ubwoba. yego Noneho warebe intwaro zaguzwe, intwaro bahagurukije zo kuturwanya, intwaro za kirimbuzi. yego Warebe intwaro zituzurugutse ukunda ari nyinshi, ugasanga abantu barihebye. yego Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntidutinye, kandi ngo ntidukuke umutima. Imana yacu ntizadusiga, amen Imana yacu ntizaduhana, yego kandi ngo ntabwo izadutererana. yego Yesu ashimwe cyane. amen Hari ubwo Imana yemera ko abakurwanya bakwegera, ikabyemera, kandi ibo bakaza bazi neza ko baje kugutsemba, yego baje kugukuraho. Ibyo rimwe na rimwe Imana irabyemera, kugira ngo nija kwiyerekana, yego cyangwa se nija kugutabara, ibikore ibakubitiye imbere yawe kugira ngo ubirebe.
ibyo tubisanga mu ijambo ry'Imana iyo usomye hariya mu gutegeka kwa kabiri yego 28 no kuri 7 aravuga ngo Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe ngo kandi bazaca mu nzira imwe bagusanganiye ngo ariko baguhunge baciye mu nzira zirindwi. yego Yesu nashimwe cyane. amen Ndatekereza ko aya makuru asa nayo dufite kandi dufite abahamya benshi bagiye babibona yego intambara zose twagiye duhura nazo. Hari abahamya babibonye kuva inganji iyo bavuga ngo Imana y'inganji n'ibyo babonye n'ukuntu Imana yigaragaje mu gihe abanzi bari babegereye cyane baje kubatsemba yego baje kubarimbura Imana iritwikurura iriyerekana. amen Dufite abahamya babibonye muri Jura yego igihe abanzi bari babegereye baje kubatsemba nanone Imana yarigaragaje. Nanone no kugeza n'ubu ngubu dufite abahamya babibona umunsi ku munsi mu ntambara dufite muri kino gihe. yego Iyo muvuganye n'abantu basigaye muri gakondo iriya yego bakubwira ukuntu Imana igenda ikomeza kubarinda ni ukuri n'ubuhamya bwinshi bukomeye. yego Ikibazo kinini gusa tugira kijya kidutera kwiheba cyane iyo twugarijwe n'abanzi bacu yego Satani aje aduhuma amaso. Satani aje aduhuma amaso yo kwizera kugira ngo atwihebeshe tunanirwe kureba ingabo zo mu ijuru ziturwanirira yego ahubwo tukareba izitwugarije bigatuma twiheba bigatuma dutakaza icyizere bigatuma dutakaza ibyiringiro mu Mana tukagira ubwoba. yego Ariko ijambo ry'Imana ryaduhumurije ngo dutinye. yego Mwibuke nanone iyo usomye inkuru zariya inkuru y'umuhanuzi Elisa n'umugaragu we Gehazi inkuru dusanga hariya mu Bami ba kabiri 6 no kuri 15 kugeza kuri 18 yego ntabwo tuhasoma ariko haje hatubwira ukuntu ngo umunsi umwe habaga intambara za Samariya z'abantu b'i Samariya n'Abayisiraheli. yego Intambara zahabaga zari nyinshi noneho ngo umwami w'i Samariya akagaba bagacura imigambi yo gutera Abisiraheli yego bayicura barabasiriya Abasiriya nako Abasiriya urakoze kunibutsa. yego Intambara z'Abasiriya bagacura imigambi yo kubarwanya Abisiraheli ntibayigereho ngo baribaza atariko ninde mu nzu tuvamo akaja kubwira Abisiraheli imigambi yacu. yego Hanyuma rero ngo umwe arababwira ati ntawe uzi tuvamo nuko haba bagira umugaragu w'Imana Elisa uzusenga Imana akabimubwira ngo atuma ingabo zo kuja kumufata. yego Ubuke mu gitondo kimwe umugaragu we Gehazi ngo asohotse hanze ni inkuru tuzi ntawe ngiye kwitindaho ngo abona ingabo nyinshi zibagose yego ariko kubera kuko atari afite amaso abona ibyo abona ingabo zo mu ijuru zibagose yego ngo yaratakambye atakambira shebuja uranyumva byari bisa n'ibikatitse warukatise warukatise byari bikatitse ariko byabigize. yego Hanyuma rero ngo Elisa yasenze Imana imumura amaso ahumutse amaso ngo abona ingabo nyinshi zibakikije. yego Byakurikiyeho murabizi kuko Elisa nanone yongeye gusenga Imana ihuma amaso babanzi bari babateye barabarageza ku mwami. Icyo nari nishatse kuvuga kuri iyi nkuru ni uko akenshi impamvu tutaza tubona imbaraga z'Imana ngo tubone ingabo z'Imana zidukikije zigatuma twiheba ni uko Satani aza aduhuma amaso yo kwizera. yego Ariko nguko umugaragu wa Elisa yasengeye umugaragu we
umuhanuzi Elisa yasenga umugaragu we Gehazi ngo imuhumure amaso. Mureke natwe dukomeze dusenga Imana imuhumure amaso yo kwizera. Yego. Tujye tubona kuko dukikijwe n'ingabo zo mu ijuru zikomeye. Kuko n'ubundi iyo urebye intambara twahuye nazo muri kino gihe, iyo urebye ingabo zidukikije uko zingana, Yego. iyo hataba imbaraga zo mu ijuru, iyo hataba ingabo zo mu ijuru turwanirira, ntabwo tuba twihari. Yego. Ariko kubera kuko hari abantu bahagurutse, igitaramo tubamo cya buri munsi, Yego. amasengesho dusenga ya buri munsi kandi si twe twenyine, Yego. abera bose aho bateraniye bakomeza gusenga Imana, Imana ikitamurura muri ubu buryo. Yego. Rero mu by'ukuri turimo turavuga ihumure ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntidutinye, ngo ntidukure ku mutima, Yego. ngo Imana ntabwo izadusiga, ntizaduhana, ntizadutererana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka rero tudatinze tuje ku gice cya gatatu, Yego. kivuga ku ibanga ryo kurindwa n'Imana. Ahangaha dushobora kuvuga amagambo menshi ku ibanga ryo kurindwa n'Imana. Yego. Hari ayo makeya nahisemo umutima umwuka yanyemeje ko twaganira muri uyu mwanya muto. Birashoboka ko nawe wazana andi n'undi akazana n'undi akazana andi. Yego. Byumvikane kuko ibyo ngiye kuvuga atari byose, ndavugamo bikeya gusa umwuka yanyoboye kuganira muri uyu mwanya muke dufite. Yego. Rero tuvuze mu ncamake, hari amagambo menshi. Ibanga ryo kurindwa n'Imana, icyo nasanze cya mbere so mu ijambo ry'Imana, ibanga rya mbere ni ukubaha Uwiteka Imana. Amen. Kuko abubaha Imana, Imana irabarinda. Yego. Iyo usomye muri Zaburi ya 34:8, Yego. Dawidi yaravuze ngo marayika w'Uwiteka ngo abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Yego. Marayika w'Uwiteka ngo azabambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Yego. Ni ukuvuga kuko rero abubaha Imana mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'intambara, ngo marayika w'Uwiteka ngo azabagota akabamba amahema ye, ngo akabambisha amahema ye akabagota, Yego. akabakiza kugira ngo abanzi batabatsemba. Rero turasaba kubaha Imana kugira ngo Imana ibone ko iturinda neza. Irindi banga ryo kurindwa n'Imana, Yego. ni ukuba inkoramutima y'Imana, Yego. ni ukuba inshuti y'Imana, Yego. ni ugukunda Imana. Iyo usomye hariya muri Zaburi ya 91, ntabwo tubasamo ko nta mwanya uhari. Yego. aza ahatwereka ukuntu usomye ku gice cya mbere umurongo wa mbere aravuga ngo abamo ubwisho bw'isumba byose ngo bazahama mu gicucu cy'isumba byose. Yego. Noneho bagera ku murongo wa 14 akavuga ngo kuko yankunze akaramata, ngo nicyo nzamukiriza, ngo nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanje. Yego. Uwamenye izina ry'Imana akaryitaho akamwubaha akamukunda, Imana izimushyira hejuru kandi ikamukiza. Yesaya nawe yabivuze neza ku gice cya 43 no ku murongo wa 4. Yego. Yesaya yaravuze ngo kuko wambereye inkoramutima, ngo kandi ukaba uwo kubahwa, ngo nanjye nkagukunda, Yego. ngo nicyo kizatuma ndanga ingabo zigapfa ku bwawe, ngo n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Yego. ngo maze wagera ku murongo ugeze kuri uwo murongo ukurikiraho, akavuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ngo nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, Yego. ngo nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Aha nahatekereje ndeba ukuntu Imana igira neza. Iyo Imana ishaka kuturengera, iyo Imana ishaka kurengera, ishobora kuzana n'abantu bagiye kure, batataniye kure,
ikabegeranya kugira ngo ibakoreshe iby'ubutwari. Yego. Muzi neza ibibera hariya iwacu. Muzi neza kuko Imana yataruye benshi bari hirya no hino, urubyaro rwacu rwari hirya no hino, irarukoranya kugira ngo irukoreshe iby'ubutwari. Yego. Kuko Imana buriya niyo ije gukora nayo ikorana n'abantu. Rero iyo Imana ishaka kugutabara, ishobora kuzana abagiye kure ikabigiza hafi kugira ngo ibakoreshe. Yego. Iri sezerano rero Imana yasezeranyije Abisirayeli mu gihe bari mu gihe kigoye nabo cy'intambara, kizi natwe dufite. Turahamya kuko natwe byatugezeho. Abana bacu bari baratataniye hirya no hino nabo, Imana yarabakoranyije irabegeranya. Yego. Ubu irimo irakoresha imirimo y'ubutwari. Irindi banga turimo turavuga ibanga ryo kurindwa n'Imana. Twavuze ko irya mbere ari kubaho n'Uwiteka, kubaha Uwiteka. Yego. Irya kabiri twavuze ko kuba inkoramutima y'Imana, kuba inshuti y'Imana. Irindi twavuze kuko irindi banga ni uguhungira ku Uwiteka. Yego. Ibanga ryo gutabarwa n'Imana rero ni ukuhungira ku Uwiteka. Iyo usomye muri Zaburi ya 118 no ku 8 kugeza kuri 10, hazaba ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu no kwiringira abakomeye. Yego. Ushobora kwiringira abantu ndetse ukiringira n'abakomeye, ariko bakaguhemukira, ukarengana bakureba. Yego. Ukicwa bakureba Cyane. ugasenyerwa bakureba, ukanyagwa bakureba. Ariko uwiringiye Imana akayihungiraho, Yego. iramukiza. Amen. Upfa kuba gusa warabitahuye, Yego. ukayizera kandi ukamenya kuko ari ubuhungiro bwacu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanone irindi banga ryo kurindwa n'Imana, twari twavuze muri Zaburi ya 91 kuko ari uguhora mu bwisho bw'isumba byose. Yego. Ni uguhora twisunze Imana, tuzi kuko ariyo ishobora byose, kuko ndakinanira. Icyo tubona kuko kitunaniye, Imana yo iba ishoboye. Yego. Rero mu by'ukuri tudatinze, nagira ngo tuganishe mu kurangiza. Yego. Sinibamenya iminota igeze, ariko mu mwanya muto dusigaranye, Yego. tukibukanya uko twaganire ku ijambo ryo kurindwa n'Imana. Imana iziturinda muri byinshi. Yego. Icyo wamenye n'icyo naje namenye ni uko burya ntabwo uri igihangange cyo kurindwa n'Imana. Yego. Nanjye ntabwo ndi igihangange kugira ngo Imana ibe yandinda, ndindese. Nawe ntacyo cyo kugira ngo Imana ikurinde. Yego. Ahubwo Imana irinda ikikurimo. Imana irinda umugambi wayo igufiteho. Yego. Imana irinda isezerano ryayo rikuriho, kandi burya iyo yasezeranyije amaherezo irasohoza. Bene data rero, tumenye kuko uwisunze Imana iramurinda. Yego. Rwatuyeho kurindwa n'Imana. Yego. Kuko hariya muri Yesaya muri 40 ku gice cya 40 no ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2, azatubwira ngo nimuhumurize abantu banje. Yego. Ngo nimuvuge iby'ururitse imitima y'Abisirayeli y'ab'i Yerusalemu. Uyu munsi ntabwo turimo tuvuga iby'ururitse imitima y'ab'i Yerusalemu, ahubwo turimo turavuga iby'ururitse imitima yacu. Turimo turavuga iby'ururitse imitima y'Abanyekongo n'abandi bantu bose barengana. Yego. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dukomere kandi ngo tubabwire kuko intambara zaho zishize. Nubwo no muri Isirayeli n'ubu hakiri intambara, naho twababwira, ariko uyu munsi ko turabwira igihugu cyacu. Kuko intambara, ko turatanga ijambo ry'ihumure, kandi umwuka dusabye kugira ngo twibukanye kuko intambara z'iwacu nazo zagera igihe zigashira. Yego. Kandi gukiranirwa kwaho kuzashira. Kandi gukiranirwa kwaho kuzababarirwa.
ahasigaye dukomeze twizera imana Yego. tumenye kuko imana niyo buhungiro bwacu, imana niyo murinzi wacu wo kwizerwa niko n'umuririmbyi yavuze. Yego. nidukomeza tukayikunda, nidukomeza tukayizera, nidukomeza tukayiringira, Yego. izakomeza iturinde. Amen. izaturinda mu by'umwuka, intambara zose duhura nazo z'umwuka, intambara zose duhura nazo z'umubiri, intambara zose duhura nazo mu buzima busanzwe. Yego. nidukomeza kwizera imana, imana izaturinda. Amen. icyo dusaba gusa ni ukuyubaha. Yego. kuko ijambo ry'imana ryatubwiye ngo abayubaha, niko Dawidi yavuze hariya, ngo abayubaha uwo marayika w'uwiteka abambisha amahema yo kubagota kugira ngo ibakize. Yego. mureke dukomeze twubaha imana, dukomeze tuyiringire, tube inkoramutima z'imana, dukomeze tube inshuti z'imana, kugira ngo imana izaturengere. Amen. dukomeze tube mu rwisho rw'isumba byose, kugira ngo imana ikomeze iturinde. Yego. rero twatuye kurindwa n'imana. Yego. imana ikurinde mu bikurwanya byose, imana iturinde mu bidutera byose, byaba ibyo mu mwuka byaba ibyo mu buzima busanzwe. Yego. twizere imana kandi tuyiringire, kuko niyo murinzi wacu kandi niyo izakomeza kuturwanirira. Yego. ijambo ry'imana rituganze kandi dukomeze tuyiringire, kuko niyo murinzi wacu wo kwizerwa. Amen.